Nguhaye ikaze kuri Think Twice TV. Ese niba ufite AD warize inderabarezi uhembwa 230 ninde utayakorera amafaranga muri prive? Ninde utayakora mumbwire. Hanyuma rero ndifuza kurangira akazi abantu bize inderabarezi cyangwa se normal primaire bafite experience y'imyaka 3 kubarangira akazi hano muri Dukunde Kawa Cooperative. Ndaje nyibanyuriremo mbabwire iyi Dukunde Kawa Cooperative mezite. Ifite ishuri hariya ariko irifuza umwarimu wungirije ari wo bita aide enseignant ndetse n'umwarimu ukuriye ishuri ari wo bita titulaire de classe. Abantu barabakeneye ariko umuntu bakeneye n'umuntu ufite AD. Reka tuze tubirebere hamwe. Icyo nkusaba ni gukora subscribe kuri Think Twice TV. Mbibutse ko uyu mwanya bari gutanga amafaranga na amafaranga utahana take home ni 230. Ese hari umwarimu ukora muri leta uhembwa aya mafaranga? Tujye dushyira ubwenge ku gihe. Think twice, tekereza kabiri mbere yo gukora ikintu. Hari igihe wiba wumva yuko ufite akazi ariko nanone hano hari amahirwe menshi ashobora kuba yagufasha kubona akazi kisumbuye. Ni ka kazi uri gukora ariko nanone ukaba wabona amahirwe y'amafaranga menshi kandi akazi kawe ukagakomeza. Reka turebere hamwe rero uyu mwanya w'umwarimu wungirije muri Dukunde Kawa. Ariko se Dukunde Kawa Cooperative yo ushobora kwibaza ati si nibiki? Iyi ni koperative y'ikawa ikorera mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri. Ni koperative irimo abakire benshi pe, ifite amafaranga. Iyi Dukunde Kawa Cooperative ifite n'ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero hano bakeneye umwarimu. Hano ni itangazo ry'akazi bashyizeho rivuga riti Dukunde Kawa cyangwa se koperative Dukunde Kawa Musasa iherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Ruri iramenyesha abantu bose babyifuza kandi bujuje ibisabwa ko ishaka gutanga akazi mu ishuri ry'incuke. Nawe baze kujya kwigisha muri Gardien ugabwa 230. Yego, ni ishuri ry'incuke Musasa Nursery School rizatangira ibikorwa byabyo mu mwaka w'amashuri 2026-2027 ku myanya ikurikira. Urumva ko ari ishuri bashaka gutangiza. Gutangirana n'indi shuri no kwiteganyiriza, bafite amafaranga. Hanyuma rero uyu mwarimu wungirije cyangwa se umwarimu bita aide enseignant hari umwanya umwe wonyine gusa. Urumva ni ishuri rigiye gutangira ryahawe ubuzima bwatozi, ryahawe ibikoresho byose, ryemewe na REB. Hanyuma rero kugira ngo aprenge kuri uyu mwanya no kuba ufite impamyabumenyi cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye y'inderabarezi AD cyangwa se primaire normal cyangwa se TTC, cyangwa akaba afite indi mpamyabumenyi y'amashuri yisumbuye hamwe n'impamyabushobozi itangwa na REB ko yahuguwe mu kwigisha mu mashuri y'incuke n'ubunararibonye bwo kurera no gutanga inyigisho zitangwa muri iki cyiciro. Ushobora kuba utarize normal primaire, warigiye wenda nka warize andi masomo asanzwe za science, MCB n'izindi, ariko kongeraho ino certificate itangwa na REB. Itangwa na REB wahuguwe mu bijyanye no kwigisha abana b'incuke. Hanyuma rero ibindi bisabwa no kuba ufite uburambe nibura bw'imyaka 3 mu burezi bw'amashuri y'incuke pre-primary cyangwa amashuri abanza primary, kuba ari inyangamugayo, kuba akunda abana kandi afite ubushobozi bwo kubitaho no kubarera neza, kuba azi neza gukoresha mudasobwa n'ikoranabuhanga, kuba atarengeje imyaka 40 y'amavuko, kuba azi kuvuga neza no kwandika Igifaransa n'Icyongereza. Hanyuma rero ibisabwa kuri uyu mwanya w'aka kazi, icyambere ni ugutegura ibaruwa isaba akazi yandikiye umuyobozi wa koperative. Ni ugutegura akabaruwa keza kandi mbibutse yuko iyo uri gutegura ibaruwa muri kakabaruwa uhita ushyiramo ka motivation ka experience cyangwa se inyungu zagirira wa mwana ugiye kwigisha muri cya kigo, kugira ngo yibuze niba n'umuyobozi wa koperative ari gusoma ibaruwa yawe avuga ati kabisa iyi baruwa irateguwe. Hanyuma umwirondoro wuzuye uherekejwe n'inyandiko z'abantu 3 bakuzi neza, curriculum vitae with at least 3 professional references. Imbibutse neza gukora tegura CV yawe. Sinzi niba muzadusaba ngo tubategura CV, abantu benshi batsindwa kuri CV. Ugasanga CV yiteguye nabi kugira ngo abe shortlisted bikanga. Abantu benshi bagiye bahora n'iki kibazo. Gutegura CV ukayihuza na job description nibyo byonyine bituma uba shortlisted ku mwanya runaka baba bagukoreye. Uzasanga abantu benshi baba rejected. Hano kuri Think Twice TV
ubanza tuzabategura uburyo mutegura CV. Niba ushaka ko tugutegura CV n'uburyo uzajya uyihuza na ntuza ku buryo uzajya utuba shortlisted ku mwanya runaka, mutwandikire hasi muri comment mubishyiremo. Hanyuma rero fotokopi irangamuntu na fotokopi z'impanyabushobozi cyangwa impanyabushobozi ifite zose zijyanye n'aka kazi. Yewe ushaka kuba ufite impanyabushobozi nk'eshanu, warakoze ahantu hagiye hatandukanye, ufite za recommendation letter zigiye zitandukanye, zose uzazi kubiteho. Mbibutse ko aha ari umwana ukirangiza cyangwa se umuntu ufite impamyabushobozi ya AD, ni kuri AD gusa. Hanyuma rero ku muntu wujuje iyi dosiye yuzuye neza isaba akazi, agomba kuba yagejeje ku biro bya koperative bitarenze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2026 saa 11 z'umugoroba. Ushobora kandi kohereza inyandiko mu gihe utabasha kugera hariya ruri aho iyi koperative ikorera, ukohereza inyandiko kuri info@dukundekawa.rw, ukavuga neza umwanya usaba, ahandikwa impamvu, kuri subject ukandika mati ndifuza ko applyinga kuri uyu mwanya w'umwarimu wungirije. Hanyuma rero umunsi uteganyije w'ikizamini kubujije ibisabwa bazawumenyeshwa kuri telefone yabo ngendanwa. Niyo mpamvu CV yawe ugomba gushyiramo imyirondoro yawe yuzuye neza. Abujuje ibisabwa gusa nibo bazahamagarwa gukora ikizamini. Dosiye zitujuje ibisabwa cyangwa zoherejwe nyuma y'igihe ntabwo zizasuzumwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0784912996, uyu ni perezida wa koperative, cyangwa se ugahamagara kuri 0782142193, iyi nimero ya manager wa Dukunde Kawa koperative. Ushobora no kutwandikira kuri email info@dukundekawa.rw. Iyi ritangazo rikorewe iruri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 2026. Uwingeneye Virginie akaba ari perezida wa koperative Dukunde Kawa Musasa. Ubusimba arangiye akazira, ushobora kuba wigisha mu ishuri ry'incuke mu kigo cya leta, baguhemba rya 105 cyangwa 110, kuza gukora 300 hano hari wabyanga, muze mwaprayinga hano muri Dukunde Kawa. Hanyuma rero undi mwanya w'akazi uhari muri Dukunde Kawa, undi mwanya uhari ni ukuriye ishuri cyangwa se titulaire de classe. Uyu nawe reka tuurebe, ariko bisaba kuba ufite experience y'imyaka 5 kuzamura. Iri tangazo naryo riravuga riti koperative Dukunde Kawa Musasa iherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Ruri, iramenyesha abantu bose babyifuza kandi bujuje ibisabwa ko ishaka gutanga akazi mu ishuri ry'incuke Musasa Nursery School, rizatangira ibikorwa byaryo mu mwaka w'amashuri 2026-2027 ku myanya ikurikira: umwarimu ukuriye ishuri titulaire de classe, bakaba bakeneye abarimu 2. Ibyo agomba kuba yujuje ni ukuba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye y'inderabarezi AD, cyangwa akaba afite indi impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye hamwe n'inyamabushobozi itangwa na REB ko yahuguwe mu kwigisha amashuri y'incuke n'ubunararibonye bwo kurera no gutanga inyigisho zitangwa muri iki cyiciro. Kuba azi kuvuga neza ururimi rw'Igifaransa kandi ashoboye kukigisha abana, kuba afite uburambe bw'akazi bw'imyaka 5 muri aka kazi, kuba ari inyangamugayo, kuba akunda abana kandi afite ubushobozi bwo kubitaho no kubarera neza, kuba azi gukoresha neza mudasobwa n'ikoranabuhanga, kuba yemera kuba hafi y'akazi kandi yemera guhita atangira akazi, kuba azi kuvuga izindi ndimi z'amahanga cyane cyane Icyongereza byaba ari akarusho. Ibisabwa muri aka kazi ni ukwandika ibaruwa isaba akazi yandikiye umuyobozi wa koperative, umwirondoro wuzuye uherekejwe n'inyandiko z'abantu 3 bakuzi neza, curriculum vitae with at least 3 professional references, fotokopi y'irangamuntu, kopi y'inyamabumenyi cyangwa se inyamabushobozi zose zifite zijyanye n'aka kazi. Dosiye yuzuye neza isaba akazi igomba kuba yagejeje ku biro bya koperative bitarenze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2026 saa 11 z'umugoroba. Ushobora kandi kohereza inyandiko isaba akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri info@dukundekawa.rw, ukavuga neza umwanya usaba kwandikirwa impamvu. Umunsi uteganyijwe w'ikizamini kubujije ibisabwa muzawumenyeshwa kuri telefone yabo ngendanwa. Abujije ibisabwa gusa nibo bazahamarwa mu gukora ikizamini. Dosiye zitujuje ibisabwa cyangwa zoherejwe nyuma y'igihe ntizizasuzumwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri telefone 0784911296, iyi nimero akaba ari nimero ya perezida, cyangwa ugahamagara kuri nimero ya telefone 0782142193 kuri nimero ya manager. Ushobora no kutwandikira kuri email info@dukundekawa. Ibi kabikoreye ururi ku wa 5 z'ukwezi kwa 8 2026. Uyu mwanya rero umwarimu kuri iyi shuri titulaire de classe, murumva bakeneye 2. Dusesengure neza, hano bakeneye abarimu 2 bahagarariye. Bivuze yuko rero iki kigo gishaka gutangirana n'amashuri 2. Buri shuri igomba kuba rifite umwarimu, murabyumva?
rikagira umwarimu wungirije. Buri umuyobozi w'ishuri warahari, ntabwo twagura tubitinda umuyobozi w'ishuri arahari, ahubwo bakeneye umuyobozi w'ishuri wungirije, bagakina n'abarimu babiri cyangwa se batitire de classe bazigisha. Nababwiye yuko umuyobozi w'ishuri wungirije azajya ahembwa 200,000. Hanyuma uyu mwarimu ukuriye ishuri titireri nakuruye amakuru bambwa ko ari 195 azajya ahembwa. Mwumve rero uyu mwarimu nderabarezi cyangwa se umwarimu wigisha muri nasari cyangwa muri primaire, ntekereza yuko REB yabazamuye bahembwa hafi 110 ku muntu uri gutanya. Iyo bamutambitse byibuze ahita ahagara mu 140. Mwibuke rero hano bari gusaba experience y'imyaka 3 byibuze kuri uyu mwanya wungirije, ariko ko hano kwandika cyangwa se hano kuri ishuri titireri bari gusaba experience y'imyaka 5. Mu myaka 5 ntabwo umwarimu ubundi bakamutambitse inshuro 2. Hano rero byasaba 198 azahita atangirana, kandi murumva ni ikigo kiri private yihemba neza, kandi utu n'udufaranga utangirana hari n'utundi dufaranga twishimye bagenda baguha hano muri Dukunde Kawa Cooperative. Rero ndashishikariza abantu bose babishoboye babigisha bafite ino experience muri Dukunde Kawa. Aka ni akazi keza cyane ushobora kwapplyingaho ukaba wakwibonera uburyo bwiza bwo kubona amafaranga, kandi bishobora no kuba byagufasha. Hanyuma rero iyi ni Think Twice TV. Think Twice TV ikugeza amakuru meza y'ingenzi. Koperative Dukunde Kawa Musasa, mbibutse yuko abantu bazi mu karere ka Gakenke uburi guturuka muri Kigali ukanyura muri Rulindo. Iyo uvuye muri Rulindo uhita uzamuka ukahita ugera muri Gakenke rero ku bantu bazi uri kuva za Kigali, ubwo no kuyoma barangire kujya umuntu azamenya aho agiye gukorera. Uri kuva za Kigali urazamuka, ushobora kuzamuka ukazamuka hanyuma ugaca mu murenge wa Muhondo ugakomeza Rushashi ukagenda ugahita ugera Iruri neza. Kuva Nyabugogo uzamuka ugera Iruri, hari udutagisi tuhazamuka, ugenda ugategera Nyabugogo agatagisi karagenda kakakugeza hehe Iruri neza. Mbibutse rero Iruri n'ahantu hagendeka kandi n'ahantu hari amafaranga menshi, hariyo za koperative nyinshi, hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hano Ruri rwose irakungahaye, niyo mpamvu nshishikariza abantu bose bifuza aka kazi. Hari n'izindi opportunity bazajya baboneramo hariya bagiye gukorera hariya iriya koperative ikorera. Harimo uburyo bwiza bwinshi ushobora kuba wabonamo akazi. Icyo tugusaba rero, Think Twice TV tukwereka akazi gashobora kukungura nubwo waba ufite akandi, ariko nanone mubanza gutekereza kabiri ukareba hari inyungu ukabona bwapplying. Rero iyi ni imyanya 3 iri muri Dukunde Kawa Musasa. Abifuza kwapplyinga ushobora kwapplyinga mu buryo bwa online cyangwa se kwapplyinga ukoresheje dosiye zawe ukazijyana aho iyi koperative ikorera. Biroroshye cyane, ushobora no kuba uri Kigali cyangwa se ahandi hantu muri ziriya nzira za Rulindo, za Burera, za Karongi, wumva ushaka kwiziza mu majyaruguru ukora amafaranga meza, kuko burya akazi karakwimura ukajya gukora ahantu hose. Ushobora rero no gufata dosiye ukayiha tutagisi bakayikujyana bakayikugerezayo utiriwe unatega. Iyi rero ni Think Twice TV. Icyo tubasaba ni ukomeza kudukurikira umunsi ku wundi, ariko tunabasaba likinga no gusharinga izi video zacu zigere ku bantu benshi. Hari igihe abantu baba bari busy batabasha kumenya ibigezweho biri hanze, ariko turahari kugira ngo tubashe kubaha amakuru yose y'ingenzi. Ciao, dukurikire muri video zikurikira ziturangira akazi katuvana mu kazi gahemba make, ahubwo zitujyana mu kazi gahemba menshi. Try and don't fail.